bizahora bikurya ku mutima kandi bira bintu nutabigendamo gake nyamba azakubabaza umutima wawe uzamera nk'intuza nk'igishihe. Nose bafatiwe hehe muri yanzu ngo yinuza yinki kuzankururira ishyano yinki ebwe bavuga ngo yari yarakodeshejwe ngo zayo ngiyo ya shuti oya ya shuti ngira ubwo mwari muraho ariko oya ntabyo mvuze ibyo kuko ibyo umunani Zaba rero uretse gato agurisha umunani umva yego Linda yagurisha umunani amafaranga agiye kuyakoresha business ibyo sinikisebo sinabibi wagurisha umunani ugiye gukora biboro bya business ukanabyazamo iminani 10 nuko wafata na banke ukayiboko baracyabaho iminani biterwa n'umubyeyi achasa akakwishimira akanagukatira oya biterwa n'umubyeyi undi umubyeyi w'ikirara niwe utatanga umunani ariko ntago umubyeyi ufite ubwenge mwiza yakwima umwana w'umunani rero Zaba kajya bwira Linda ko bazabana ibintu bigakomena ngira ngo warabibona ko bari banabaye neza cyane ako cyo nshimira Linda nejo bundi yuzuza ibihumbi 100 yashimiye Zaba ndashimira Zaba ko yamfashije base byari ukurenzaho numurenzaho wera ibijumba yego urukubyumva yego arangije hari inzu iri mu Bugesera oya urukubyumva imwe iyo nzu iri mu Bugesera nago waba utarayumva aho makuru yayo iyo nzu ikodeshwa kugira ngo haberemo ibintu bimwe bigiye bitandukanye ama house party kuruhuka bya hato na hato aho rero niho Nyambo yahuriye nande na Zaba niho yamujyanye aramuvovora ubyumva iyo nzu ikaba irimo nabandi basobanuzi ba filime bakomeye ntashatse kuvuga nabo bavaga ku bagore babo bakajyayo bakajya kuruhuka tugira ngo hari ibindi mvuze kuruhuka umuntu akaba avuga ati nasobanuye filime nyinshi sinshaka kujya mu rugo ngo ibibazo bimbone reka mbe ngiye kuryama kuri buraburiri nduhukemo gake nsubire mu kazi yego ibyo ni byiza kuko no mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera kuruhuka ibyo hanyije Titi ati rero ibintu none kandi Nyambo ngo akaba yari afite abantu bakomakomeye baryamana kutita kabimenya karyuma bati kuva mukunda kamfuja kuri n'ubukunda umukobwa akagukina kanabibona ariko kavati reka ndebe ko wenda abantu bamushutse wenda ejo bizaba bitagihari ibyo bintu bibajya bibaho ku bantu bakundanye nago ndi kuvuga we wakirumba utajya ukunda ko areba kumva uri utakundana nyine ya uri udakundana uhita wivumbura akagenda yego ukomeza inkuru iyo utandukire gato mba numva ntazi ibintu ngiyemo yego nukuvuga rero barabakiramani nabandi bose bafite udufaranga harakomakomye ati have ibyo bintu byijya hanze ibihe bintu y'amavideo ya Nyambo y'amavideo yavugwaga akanasohoka ifoto bivuga yuko ngari ariko urumva umuntu wari ugiye kurekura umuriro wa mbere ni matwi kumva anyumvira kandi matwi yego kasuku kumva arabanza abaha akantu bita trailer ko kuri statata ariko video ya Nyambo ishobora kuba iri kuzengurutswa abana we Kigali batangiye kuyihererekanya ashyira akadomo bivuze ngo mu kanya hagiye kuza ikintu gikomeye cyane bakimara kubona iyo post bahise baterateranya nk'abari kubakira umutindi kumva barakusanya bajya ku babloga bakomeye hano hose bajya kwa bande bahera kuri uwo watanze wateguje inkuru
wateguje inkuru nk'uko umuntu ahanze ateguza indirimbo afite nyaboneka have dore ibi bintu dore iyi mihanda isigaye yaranyereye tudatisaba yego ati mu nkandira akanyenyeri vuba vuba dore nomero ngiyi bamukandiraho Kasuku n'abandi ntavuze maze kumukandiraho Kasuku baragarutse ko arabura twamucijemo ijisho nawe kuza yibaraguza ibintu mu kanya akibaraguza ibindi nyine bigaragara yuko uri guko inda yakunaniye uri gukoreshwa n'indi utangiye kuvuga ibintu nonaha mu kanya ukavuga ibindi by'ubugoryi abaraje ngo ariko ngo ndagira ngo mbabwire ko ngo video ya Nyambo bari kuvuga ngo nukuri kw'Imana ntayihari ngaho ayibagirwa ko dufite screenshot ibyo apostinze mbere hari inshuti yanjye tuba twakucishije minjije rwo turatubona ko igifu burya nubwo urudari runini n'igifu kirafukuye kandi kiri kugenda kinanirana uri kubyumva abagize gute akoze ibyo bintu abantu bamwe mu bantu ba hafi harimo ba agapromota nabande bagerageza kubigendera kure baravuga bati ibyo bintu ntabyo tuzi yego kubera iki ntabwo bashaka ko ibintu nyine bikomeza kuba too much ariko kuri barakuzi kubyumva ibintu rero biceceka gutyo ariko Titi waragenda aravuga ati wowe ndakuzi bihagije barakumbwiraga nkanga nkakwisuzumira nabwo nkagusuzuma nkagira ibintu bimwe na bimwe mbona ariko kuri uyu munsi ndumva kwihangana binaniye ariko ndagira ngo mbabwire abantu bakunda ayo makupure nubwo ibyo byaba n'ubundi umugore akubyarira umwana utari uwawe ukamubabarira n'ubundi mukomeza mukabana byari kwa none abandi bagabo nabo bigiza nkana usanga umugabo ari kuvuga ngo umugore ngo yabyaye abana babiri b'imanga ngo ariko ngo umwe si uwanjye oya yego ngo ariko ngo umwe si uwanjye ubwo aba ari uwande twagerageza nahise ngerageza mbaza abantu b'abaganga bakomeye cyenda baza ati se bijya bishoboka ko impanga zishobora kubaho zikaba hari impanga ariko zidahuje se ambwira ngo ibyo bintu birashoboka ariko isi itakiriho oya kumva ubwo ni inzozi urumva ngo bijya bishoboka ndetse nze hano mbigushakire nkwereke twini zikamu from different ariko cyaca izo nkuru ko ziremereye izo nkuru wazikuye twini umva oya izo nkuru za Titi na Nyambo kurumvishe ziremereye cyaca twe tuba twicariye bro twins from nagize ngo ni ya makuru y'abamotari yawe from different father umva ukuntu hano batubwiye hano bari kutwereka impanga ariko akana kamwe ari akirabura akandi ari akazungu bakatubwira ngo yes it's possible for twins to have a different father condition called heteroparent